Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana icyo uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Utwaye imodoka, utwaye ikamyo igupfiriyeho, ntiwayiterura mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze kugira ngo uburire hakiri kare abandi bari kuza bakoresha umuhanda. Ugishyira mu ntera ingana iki? A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 25. Kino cyapa kibura cya mpande eshatu ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Noneho ari wowe ukibonye, atari wowe ikinyabiziga cyapfiriyeho, ahubwo wowe ukakibona mu muhanda, ukakibona uri gutwara imodoka ukakibona, umenya ko ugomba guteganya ko imbere hari icyago ukagabanya umuvuduko. Naho iyo ari we byabayeho, ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A feri y'urugendo, B feri yo guhagarara umwanya munini, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Noneho feri iba irimo kugira ngo ikinyabiziga kigume aho kiri nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo, aba ari feri yo guhagarara umwanya munini, kubera ko iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba gihagaze. Noneho feri y'urugendo yo ni ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bwangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hamanuka. Ubwo buryo bukoreshwa rero kugira ngo ikinyabiziga gihagarare ku buryo bwizewe bwangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa hamanuka. Ibyo nibyo bita ngo feri y'urugendo. Iyo niyo feri y'urugendo ibirimo. Ndizera ko waramutamo rero se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga ndakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda, tunagufatire kode nziza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira udanagura kirahuri tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni se kamwe. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe ni kamwe. Hari icyo uzabona gifite tubiri, hari icyo uzabona gifite dutatu, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite kamwe. Ni nko kuvuga ngo kuva kuri kamwe kuzamura, ariko nta kinyabiziga cyabaho kidafite uduhanagura kirahuri nk'imodoka. Ndakeka ko ramusitamo rero se, ndizera ko ramusitamo yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. Kuvuga ngo ibirango no kuvuga ngo ibimenyetso, ibyo byose aba ari kimwe. By'amabara sate: A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije ibara ry'ibirango, ibirango aba ari ibara rimwe ry'umweru. Ndakeka ko rero waramusitamo D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko utari wagisemo n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka. Ikintu uba ugomba gukora ni ugukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hagaragazwa ku buhe buryo? A icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30, B uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ahakorerwa imirimo wenda se ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda bari kubitiyura, cyangwa se bari gusanura umuhanda, cyangwa se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga. Ahakorerwa imirimo ukuntu hagaragazwa, bashobora gushyiraho biriya byapa bitegeka bakubwira ngo ahantu hari gukorerwa imirimo, ibyerekezo bitegetswe kunyurwamo, kata iburyo, komeza imbere, cyangwa se kata ibumoso bitewe n'icyerekezo bashaka kunyuramo. Cyangwa agashyiraho kiriya cyapa kiba cyanditsemo ngo deviation, kuyobya umuhanda. Ibyo byapa byose biba bifite ibirango by'umweru n'ubuso bw'ubururu. Hano rero nta hantu bigeze bavuga ngo ibirango by'umweru n'ubuso bw'ubururu. Niyo mpamvu duhisemo ko igisubizo cy'ukuri ari D. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, B iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugiye kugira ahantu hari iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Bibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV
urebe iriya video nagukoreye y'amoko n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ntibireba ibihe binyabiziga: A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse, kubera ko n'ubundi bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ni ukuvuga ngo niba bahagaritse igikamyo kubera ko hari umwanya munini gitwara w'umuhanda, kiba kigomba kugira ukuntu kigaragazwa kugira ngo abandi bayobozi bari kuza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi. Ariko nka velomoteri kubera ko n'ubundi itwara akanya gato, n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindege butandukanye imihanda ibiri, bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira: bwo kunyurwamo gusa n'abandi, A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Bishatse kuvuga iki? Ubundi abanyamaguru niba muri kugenda mu muhanda muba mutegetswe kunyura kwa ziriya nzira z'iruhande, ntabwo uba wemerewe kugendera hano hagati mu muhanda. Reba nka ino mihanda y'i Kigali, mubona ko mo hagati haba harimo jaride. Iriya jaride uri umunyamaguru ubujijwe kuhagendera ngo ukomeze uhagendere, kubera ko hariya ntabwo biba byemewe kuhagendera, ahubwo ugomba kugenda mu ziriya nzira ziri iruhande rw'umuhanda. Ariko ushobora kuba uri kwambuka nk'umuhanda ukabona hahise haza nk'ibinyabiziga byinshi, uba ushobora kuhagarara akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ikindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya iki? A nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, C ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Iyo ugiye kunyuranaho uba ugiye gukoresha rura ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibindi binyabiziga biri kuza bigusanga. Niyo mpamvu uba ugomba kwitonda, kubera ko niba ugiye ibumoso ukaba utari kureba imbere neza, birashoboka ko haba hari kuza ikindi kinyabiziga kikaba cyagongana nawe. Rero uba ugomba kureba ko umuhanda ubona neza, uri kureba nibura mu ntera ingana na metero 200 imbere yawe, ukanareba ko utageze mu ikona, ukanitondera kunyuranaho, kubera ko kunyuranaho uba ugiye gukoresha rura ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Rero uba ugomba kwitonda. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa wakora iki? Wakora iki nk'umuyobozi
w'ikinyabiziga akongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance igiye kuzana umurwayi cyangwa se imujyanye ku bitaro. Rero wihita wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere uri ko nta kibazo gihari, ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, ukabona imbere ntabwo ari mu ikona, ukabona hari ibimenyetso bikwemera gutanga inzira, uhita wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online ugezweho, ukora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. Ifungana ry'umuhanda. Urabona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwari uruhande rw'ibumoso, rwaba uruhande rw'iburyo bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'ibumoso gusa bavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo ari uruhande rwonyine rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, umenya ko uzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda ugahitamo C. Ndizera ko waramutamo C. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, ibyo ubimenye. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe, uretse ryari? A. Agomba kunyura ku kindi kinyabiziga aribyo mwita kudepasa. B. Gukatira ibumoso. C. Guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uba uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga, kubera ko impamvu bawushyizemo ni uvuga ngo ugomba kugenda mu ruhande rw'iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Ariko nubwo bibujijwe kuyirenga uriya murongo, iyo ucagaguyeho uba ubujijwe kuwurenga, ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, cyangwa ugiye gukatira ibumoso, cyangwa ugiye guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo D. Ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Iki gice kiba kigenewe iki? A. Inzira y'abanyamaguru. B. Agahanda k'amagare. C. A na B byose ni ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Agahanda k'amagare bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se ngo ni igice cy'umuhanda, ugomba kumenya ko n'ubundi hagomba gucamo ibinyabiziga, ariko ngo kino gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zicemo. Rero aba ari agahanda k'amagare cyangwa se agahanda k'ibinyamitende. Nujya mu kizamini ukabona bavuze ngo agahanda k'ibinyamitende uzagihitemo, niba bavuga ngo agahanda k'amagare nacyo uzagihitemo aba ari icyanyacyo. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amahoni y'ikinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi n'ijyana imwe rikomeza kandi ridashengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ibinyabiziga bigomba kugira ihoni ry'injyana imwe rikomeza kandi ridashengera amatwi, ariko ngo hari ibinyabiziga byo bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ibe binyabiziga A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiba gifite ibimenyetso by'amabara asate: A, umweru n'umukara; B, umutuku n'umukara; C, ubururu; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, umweru n'umukara na B, umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Kiriya cyapa kivuga ko ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga bindi byose, ibyo wemerewe kunyuraho ari iby'iminyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ni icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru. Mu birango haba harimo imodoka ebyiri, iri ibumoso ibisa umutuku, iri iburyo ibisa umukara. Bari batubajije kuvuga amabara y'ibirango, niyo mpamvu duhisemo B, umutuku n'umukara. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo birashoboka se? Bishoboka byashoboka ryari? A, igihe kigenda ahamanuka; B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga; C, igihe gifite feri y'urugendo; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona wenda habaye impanuka, ikinyabiziga kirwa munsi y'umuhanda, hazaza ikindi gikamyo kugikurura cyangwa haza urundi rumodoka kugikurura. Icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri niba yaka na vitensi ntibikora. Niyo mpamvu duhisemo B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko bimenye n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa.
ari icya mbere. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro cy'ikurura n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: niba uri kugenda mu muhanda umuyobozi w'ikinyabiziga akaguturuka inyuma, kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso aguhaye ko ashaka kudepasa, ukoresha itara risa icyatsi kibisi. None iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ubundi twakagombye guhitamo B, inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi iyo kuri B bavuga ngo ibumoso, twari guhita duhitamo B, ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko ubibonye. Bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, kandi riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko uhisemo D, ariko ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya nk'uko murabibabwira, ibibazo biragaruka urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya, uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana bishobora kurenga ibipimo bikurikira. Nuvuga ngo iyo ugiye mu muhanda hari ibipimo utagomba kurenza by'uburebure, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo iba igomba kuba igiye kuba gari ya moshi. Hari ibipimo utagomba kurenza n'ubwo waba ufite uruhushya rw'uburebure. Ibe bipimo: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari icye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C metero 25. Nubwo ufite uruhushya rukwemera gutwara iyo rukururana mu nzira nyabagendwa, ntabwo uba ugomba kurenza metero 25 z'uburebure, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi. Nubwo waba ufite uruhushya ntabwo wemerewe kurenza metero 25 z'uburebure. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Tureba yihisemo, ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira ayahe matara? A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurarumuri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari icye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga cyose kiba kigomba kugira amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma ashobora kwerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ariko kiba kigomba kuba gifite n'utugarurarumuri 2. Murabizi utw'imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, naho turi inyuma tuba dusa umutuku. Kandi ibyo ni ibibazo bitatu babaza, mbikubwiye hakiri kare nuhura nabyo uzahite ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Dukunda kubibona, ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga yakivuyeho ari kugisunika. Ese uba ugomba kumufata ute? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe: A, umunyamaguru, B, umuyobozi w'ikinyabiziga, C, umugenzi,
D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A umunyamaguru na B w'umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyamupfiriyeho, n'ubundi uba ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameze atya, atari ibyapa, atari ibimenyetso bimurika, ahubwo amashusho ameze atya. Ndarayikoze, iyo video irahari, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subira uyirebe, nuyibura nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ni kuri 0789351626 kugira ngo ibibazo byose by'amashusho byere kujya bikugora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, tubwire isaha ushaka n'itariki ushaka, tugufatire kode mu gihe gito, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo ari byo mwita mu cyongereza ngo ni provisoire. Mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafatire kode. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha, yaba iyo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ni mutwandikira cyangwa muduhamagare rero ni kuri 0789351626. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.